FOP reka mbabwize ukuri kama mbaya munsubizeyo ariko nimubona ibi bintu birangiye amahoro do ubabwize ukuri nibashaka bagusubizeyo nimubona ibi bintu mubihonotsa amahoro mukabona ijisho ry'Imana rirabirebye rirabyirengagije yego ko ndi ufite ihupfu nimubona umva nkubwize ukuri bimbere muri Adepr amakuru nkora mimbere avugwa ko umwe mu bayobozi bo bimbere ari we washatse n'umukiriya wakuza kuhagura kugura ibyo bikoresho ubwo urumva systeme yuko batanga ibyo bikoresho babyanze urumva abakristo bo icyo bashakaga bavuga bati okay twebwe n'amafaranga turayafite natwe twabigura hari n'umwe mu bakristo washatse gutanga amafaranga ariko hageze abonye ukuntu gahunda zimeze amera nk'utameze neza bitewe n'igihungano no kubona ibintu byarubatswe no kubona bisenywe gutyo gusa atameze neza mekemo tukagaruka inyuma tukibaza impamvu yabaruwa bayihishe batayimanuye ngo ijya aho yakagombye gukora noneho nyuma y'icyo ngicyo ibaruwa barayifite kandi bari kubona abantu bari guspendinga amafaranga yabo menshi babizi bakabihorera aho ubundi niho ruzingiye niho ikibazo kizingiye 2017 yego babahaye ibaruwa ubuyobozi bwa leta bwandikiye Adepr mugomba kuvana ibikorwa byanyu byose mufite mu manegeka ukibaza kubera iki hatabayeho follow up ni imyanzuro yafashwe n'ubuyobozi bwa Adepr itabamenyesheje itumva n'ubusabe bwabo bumvaga ko byari kugenda bumvaga ko ibi bikoresho byibura babiha ahandi hantu bari kubaka hanyuma ya mafaranga yandi harimo n'abandi bari kuyatanga ayo mafaranga ni makeya harimo abakristo bayafite banayarengeje bari kubifata ibyo bikoresho ariko bakabiha bikitwa nkaho babiguze ariko bakabiha ba bantu bari kubaka bene se cyangwa bene data bari kubaka bagafata no kuri ya mafaranga yandi yabonetse bakagura ikibanza ahandi hantu umurati kumwe nakurwanirira muriwe yego reka nizere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda nabasuje cyane mukomeze mugubwe neza cyane nkuko mureba ibiganiro byacu haba binyura kuri Rwanda Gospel Show ndetse no ku Rugendo Online TV nitwa Sam Gakire kumwe na Chobi ku buhanga bw'amajwi n'amashusho ndetse kuri yindi mikoro ya kabiri ndi kumwe na Bwana Jerry Munga asifiwe sana Sam Gakire umeze neza ndashima Imana cyane yego tugarutse mu murimo w'Imana ibintu bivugwaho kenshi cyane inkuru yabaye kimoma ahantu hose biri kuvugwa cyane kubera imitima y'abantu itabyakiriye neza ndetse hari imitima itishimye nibyo tugiye kuvugaho Sam Gakire ibiri kuvugwa ni ibiki habaye iki kubera iki byatewe n'iki byose nibyo turibuze kuganiramo hano muri kiganiro ntabwo ari ubwa mbere inkuru yuko hagurishijwe urusengero ntabwo ari ubwa mbere tuzikoze ariko iyo iratandukanye itandukanye n'izindi zabagiye zibanza Sam Gakire nibyo tugiye kubagezaho ngira ngo n'urusengero rwa Adepr Rukiri hargiye ni Rukiri ya kabiri yego iri hepfo mu hafi na Iraheze abantu barayizi ubwo ni ururembo rwa Kigali paruwasi ya Remera itorero rya Rukiri yego Rukiri Adepr Rukiri iri ahantu nyine n'ubundi bahita mu Rukiri yego hari ahantu bahita mu Rukiri ngira ngo none reka tubanze kugira ngo tuze kubisobanura neza tuze kugera ahantu uburyo rwagozwe n'umushoramari uburyo n'abakristo batabyishimiye ese nubwo iki batabyishimiye mu gihe wenda abantu bashobora kuba barabonye amavideo atandukanye y'insengero zisenywa ibyo ni bisanzwe bitewe no kutuzuza ibyangombwa bitewe no kuba ziri ahantu hatemewe zigomba kuhava wenda ziri ahantu mu baturage zibangamiye urumva nyine hari ukuntu abantu bagiye bubaka insengero bakajya hagati mu makaritsiye ariko ubuyobozi bukababwira ati oya aha ntabwo bikwiye reka tubanze turebe hari gahunda ya leta yo iranakomeje kugira ngo hari insengero zahagaritswe burundu
hari n'izahagaritse mu buryo bw'agateganyo Yego. bashobora gukomorera Yego. baramutse Gukomorera mu gihe bakosoye bujuje ibisabwa. Yego. noneho tunibuke ko habaho gahunda ya leta yo gukura abantu mu manegeka. Yego. muri iyo ubwo ni mu gahunda bishanga n'insengero ziri muri izo nce ziba zigomba zigomba kuhava. Yego. ubwo rero tugiye kureba uru rusengero rwa Adepr rufite umwihariko niho nari ngiye kukubwira. Abantu bagiye babona insengero ahantu hatandukanye zisenywa, wenda ni ukutuzuza ibisabwa, birumvikana muri urwo rwego, ariko at this case yo mu Rukiri tugarutse inyuma ho gato mu 2017 ubwo hazaga inkundura wenda yo kuvana abantu nanone mu manegeka mu bishanga ahantu hatemewe, n'uru rusengero narwo rwari rwubatse muri ako gace ahantu bivuga ko ari mu gishanga. Ubuyobozi bwandikira ubwo n'ubuyobozi nyine bw'ibanze bwa leta bwandikira ubuyobozi bukuru bwa Adepr ibaruwa ibabwira ko igomba kuvana ibikorwa byayo byose biri ahantu mu gishanga. Yego. Uri kunyumva? Mu kwandikira iyo barwa Adepr bivugwa ko Adepr yagumanye, ubwo n'ubuyobozi bukuru bwa Adepr bwagumanye iyo baruwa, ntibwayishyira kuri iyo midugudu irebwa n'icyo gikorwa. Ubwo na Rukiri irimo ntabwo yigeze ibona iyo baruwa. Ubwo urumva mbere hari ukuntu yari itari yubakwa nk'uko abantu bagiye babireba. Ubwo rero hagezweho icyo gikorwa, Adepr ntiyatanga iyo baruwa yandikiwe n'ubuyobozi ko igomba kuvanwa gukura ibikorwa byose bitemewe biri ahantu mu gishanga, ibikorwa byayo ubwo ni insengero wenda ni n'amashuri ikabivanaho. No mu Rukiri rero kuri iri torero ryarebwaga n'iyo baruwa. Ubwo buyobozi bukuru bwa Adepr bwagombaga gushyikiriza iyo baruwa Rukiri kuko nayo yarebwaga n'icyo gikorwa kuko iri ahantu havugwaga ko hatemewe. Icyo gihe bayiregaga umurinda nkuba ndetse na parikingi. Abantu uko bashoboye rero bakoze ibyo bashoboye, baritanga biboneke, barabikora, barabikosora, barategereza, baraza insengero ziri muri za nsengero, ariko sibundi ngira ngo insengero za Adepr ntago zubaka ku bwitange bw'abakristo. Ni ubwitange bw'abakristo bo kuri uwo mudugudu. Hari ibikorwa byo kubaka, haba hari uburyo bw'amaturo ndetse banasizeho n'ikibo. Abantu bibuke pressure yabaga kuri bubaka kuri Dove no ku rusengero nuko biba bimeze. Amakorari aba afite umusanzu agomba gutanga bitewe n'ibikenewe. Umukristo wese abagomba kuba afite icyiciro abarizwamo. Urumva ugiye kubatizwa, ugiye gusingirwa, ukeneye attestation, abagomba kugira umusanzu atanga. Urafutanga udufuka tunge twasima, uratanga iki, uratanga. Harimo abantu batanze imibyizi yabo, harimo abantu bagoresheje isambu mu cyaro baza gushyira ku murimo w'Imana. Ibyo byo nta n'ubirwanyije kuko ni umurimo w'Imana. Ni umurimo w'Imana, nibyo turi kugira ngo tuvuge, bitewe n'ubwitange abantu bagiye bakora ku nzu y'Imana bakorera Imana. Ubwo rero muri ino minsi yashize yabaruha nakubwe yo mu 2017 ntabwo yigeze imanuka ku buyobozi bwa hejuru, barayibika hepfo aho igomba kujya. Barayifite, barayibitse. Baretse abakristu baritanga, bwa bushobozi bwabo barubaka kandi bazi ko aho bari kubaka hatemewe. Uri kunyumva? Ubwo ni ukuvugurura. Baravuguruye urusengero rugezweho muri Kigali, uko haba hakenewe uwo murinda nkuba, amapave, noneho byagera kuri soundproof, amarange, ibintu byose bigezweho. Ibyo byose nta bandi babikoze, ni abakristo ba Rukiri babikoze mu bwitange bwabo. Iyo nkundura rero iragaruka iravuga ati uru rusengero ariko ruri ahantu hatemewe, mugomba kurukuraho. Inama y'ababwo n'inyobozi, komite nyobozi y'itorero bigomba guterana. Ubwo birimo umushumba, birimo n'abadiyakoni, bagomba guterana mu nama bakiga ukuntu bimeze. Ubwo icyo babaregaga ni soundproof n'umurinda nkuba. Mu Rukiri ni rumwe mu rusengero rwari rufite soundproof iri professional yemewe mu nsengero za Adepr zose ziri muri Kigali.
abayigezemo najyaga nza yego. kuhafata inkuru wayirememba. abantu barabizi bahageze. So inama iteranye hari umwe mu bashumba wagombaga kuhagera, ntabwo nshaka kumuvuga izina, ari guterana mu nama kubera ko nyine harimo n'izindi nsengero zo muri Adepr ziri kuvugurura, ziri kubaka. Bamwe mu bakristo cyangwa muri abo bahasengera batanze igitekerezo, ubwo haje kuvuga ati ibi bikoresho birahenze pe, kandi byavuye mu bushobozi bwacu, ariko bafata umwanzuro bavuga bati hagomba gutezwa cyamunara, ibikoresho bikagurishwa. Abandi bakatanga igitekerezo bati oya, nta mpamvu yo kugurisha ibikoresho kandi hari abandi bagenzi bacu bakeneye ibyo bikoresho, n'ubundi ni umurimo w'Imana, twe twakumva nk'aho turi gufasha n'ubundi wa murimo dusanzwe dukora n'ubundi twakoze. Ni ukuvuga ngo buretse gato, ni ukuvuga ngo gahunda ya leta n'ubundi yo gukura urusengero rwo rugomba kuhava, ibyo byo nta kibazo. Tugaruke noneho mu bakristo imbere, ubwo reka turebe hagati ya Adepr Rukiri n'ubuyobozi bukuru, niho ikibazo kiri. Yego, babwiye Adepr iti mukorera rusengero mu gushyira mu bikorwa ya baruwa yo mu 2017, ariko iyo baruwa wibuke ko itayigeze imanuka ngo ihabwe ubuyobozi bw'uyu mudugudu urebwa n'iryo tegeko. uburyo bwo kuruhakura ni ugusenya, kandi mu gusenya hari ukugurisha ibikoresho. Urabona ko hari ibikoresho bihenze by'amafaranga menshi yakomeye. Yego, harimo intebe, turaza kubashyiraho amafoto abantu bagende bareba amafoto, harimo plafond, soundproof, ibintu by'amafaranga by'amamiliyoni menshi. Noneho rero reka tubanze turebe urwo rusengero rugiye gusenywa, rugiye kugurishwa. Yego, ikibazo cya mbere, iyo bagurishije urusengero amafaranga ajyahe? Ni bande bemerewe kurugurisha? Tutari twahagera ndagira ngo wumve process. Ubwo muri ya nama abantu batanze ibitekerezo, bavuga bati ariko muri bagenzi bacu harimo abari kubaka. Urumva mu Rukiri ahegereye ubwo ni i Remera, Rehoboti no kuri Shere, ariko aho hose ni hatoya paraporo na Rukiri. Rukiri ni nini, ifite parking irisanzuye, hose ni hatoya. Bakavuga bati ariko twabaha ibikoresho, bakeneye intebe, bakeneye n'ibindi bikoresho bakenera, twabibaha umurimo w'Imana ugakomerezwaho. Abandi bati oya, bigomba kugurishwa. Ubwo ni igitekerezo abadiyakoni bari batanze, ariko muri iyo nama ivugwa ko hari umuyobozi umwe mu bakomeye muri Adepr yagombaga kuyizamo. Bana yababwiye ko ari buze muri iyo nama, ntiyaza, ntiyababwira n'impamvu ataje. Babyimurira ku munsi ukurikiyeho. Inama ivuga ati nibyigiwemo tuzaza tubimubwire ku munsi ukurikiye. Yego, nabwo ntiyaza. Ku munsi ukurikiye nabwo ntiyaza. Ariko baza kuvuga bati muri Adepr se bimeze bite? Baza kujyayo, babereka ubuyobozi buravuga buti ariko twabahaye iminsi kandi babaha n'itariki, turabona bigiye kugera, iminsi igiye kugera byo kuba mwakuyeho ibyo bikorwa byanyu. Nibwo haje kugaragara ya baruwa ivuga ko hashingiwe ku ibaruwa twabandikiye mu 2017 ivuga ko mugomba gukura ibikorwa byanyu byose aho biri mu gishanga. Iminsi twavuganye ni iyi ngiyi mugomba kubikuramo. Ubuyobozi bw'aha ngaha mu itorero rya Rukiri bakibaza bati kuki mwabonye iyo baruwa ntimuyitumenyeshe, ntimuyitubwire, mugatuma twongera gukoresha, yego, mugatuma twongera gufata amafaranga tugashyira ku rusengero, abantu bakitanga, abantu bakagurisha utwabo, bakagurisha amasambu, bagatanga imibyizi bitandukanye, bagatanga ayo mafaranga. Numva ko harimo ikibazo. Kuki ibaruwa mwayihishe? Natwe twakwibaza kuki bayihishe, batayitanze, kandi bakabareka bakubaka babireba, kandi babizi ko hatemewe. Gahunda iriho ari ukuvana ibikoresho cyangwa ibikorwa bya Adepr. Ngewe n'undi kumva gahunda yari ihari kubanze gutanga ibaruwa kugira ngo babanze bashyireho ibyo bikoresho, niba nagurisha bazagurishe rufite agaciro. Rego ikindi cyaje rero mu guteza cyamunara, barabaze babarira
kuri miliyoni 12 n'igice s'il vous plaît. ubwo nukuruha agaciro igena agaciro ibikoresho biri yego miliyoni. kandi umwe mu bayobozi avugwa ko ari we wanazanye umukiriya waruguze uwo mushoramari. yego barabyanze bavuga bati barabyanze bavuga bati mwari kutubwira iyi baruwa ihari amafaranga twakoresheje arenga miliyoni 35 zirenga tukayafata tukagura ikibanza ahandi hantu muri iyo myaka mukibona iyo baruwa kuko n'ubundi amafaranga yakoze ibyo yari gushaka ahandi ikibanza. Kuki mwatwihoreye kandi twari dufite ubushobozi bwo kuba twagura ikibanza ahandi ntimubitubwire none mukaba muje gushyiraho imyanzuro y'uko rwatezwa cyamunara na wa mwanzuro y'uko ibikoresho bigomba guhabwa babakozi b'Imana bandi bari gusana nawo barabyanze bahitamo guteza cyamunara ku mafaranga miliyoni 12 n'igice rwagurishijwe ku bwumvikane bw'abayobozi. ntago ari ku bwumvikane ubwo ni nyine n'ubuyobozi ubwo nibwo bwafashe ya mbere bivugwa ko nta makuru avugwa n'abantu kandi b'imbere muri Adepr amakuru nkoramo imbere avugwa ko umwe mu bayobozi bo b'imbere ari we washatse n'umukiriya wo kuza kuhagura kugura ibyo bikoresho. ubwo urumva systeme yuko batanga ibyo bikoresho babyanze urumva abakristo bo icyo bashakaga bavuga bati okay twebwe n'amafaranga turayafite natwe twabigura. hari n'umwe mu bakristo washatse gutanga amafaranga ariko hageze abonye ukuntu gahunda zimeze amera nk'utameze neza bitewe n'igihunga no kubona ibintu byarubatswe no kubona bisenywe gutyo gusa atameze neza. amafaranga yari ayafite amafaranga miliyoni 13 mu Rukiri harimo abantu b'abakire banayatanga banayarenza. Hakibazwa impamvu batsindagiye ko hagurishwa n'ayo mafaranga ntaje kuri konte y'umudugudu ariko byose byagiye muri Adepr nyine mu buyobozi bukuru bwaho ngaho. ubu naho abantu bari gusengera bakibaza bati kuki mudukoze ibi bintu. urumva ikibazo ni ukuvuga ngo abakristo bari kwibaza impamvu Adepr yakora abakristo bayo ibyo bintu. baragurishije banga ko ibikoresho ba nyirabyo bemeraga ko kubitanga ahandi bari kubaka n'ubundi ngo bikomeze bikora umurimo w'Imana. hatsindagirwa gutezwa cyamunara noneho ku mafaranga make. ariko buri abayobozi bo hejuru ko baba bareberera intama babonye ko bishobora kutazaba byiza kandi intama ngo burya iyo bajya kuyibaga ntabwo isitera urusaku iraceceka nyine ngo ufite kuyiryamisha hano ukajya kuzana icyuma ukanagityaza ireba ntivuge. intama mwaragowe intama zaragowe. none reka turebe ubundi ayo mafaranga agurishijwe wenda wasanga agiye kujya yagura ibikoresho bigiye gufasha wenda cyangwa akaba agiye kugura ikibanza siboye iby'ikibanza nta birimo. ariko yo nayo ntago yagiye mu mufuka w'abayigeze yagiye mu isanduku. wabibwirwa n'iki se none se yagiye kuki babitsindagiye no mu nama ntibabonekemo. tukagaruka inyuma tukibaza impamvu yabaruwa bayihishe batayimanuye ngo ijya aho yakagombye gukora. noneho nyuma y'icyo ngicyo ibaruwa barayifite kandi bari kubona abantu bari guspendinga amafaranga yabo menshi babizi bakabihorera. aho ubundi niho ruzingiye niho ikibazo kizingiye 2017. yego babahaye ibaruwa ubuyobozi bwa leta bwandikiye Adepr mugomba kuvana ibikorwa byanyu byose mufite mu manegeka. ukibaza kubera iki hatabayeho follow up kuri ubuyobozi ku nzego bwa leta ngo uvuga ati kuki batarusenya. ariko yo nimba yaguhaye gahunda ugomba gukurikiza kandi yahaye ubuyobozi bukuru bugomba ni wowe muyobozi wahawe ibaruwa ugomba gukurikirana ibikorwa byawe ukabivana. ariko biranashoboka ko wenda nk'ubuyobozi bwa Adepr bushaka kuba bwaragiye bukibagirwa bugatakambira ubuyobozi bukababwira ati mwarise tugahindura ibi tugakora ibi ubundi urusengero birashoboka cyane. ntabwo uri kumva ikibazo hano kiri. nabyumvise kubera iki batabaha iyo baruwa yo kujya gusenya. yego
nibirangira nabo babikurikirane wenda bavuga ati se rwa rusengero wenda turaregwa iki kubera iki nyene wenda rura ahantu nyine mu bishanga Manegeka. mu manegeka kuhava bwo ibyo ntawe uri kubiteraho ikibazo ahubwo uburyo rwahavuye n'uburyo batumye ahubwo umuntu akibaza ngo urusengero rwari supposed kuhava muri 2017 rukaba ruhavuye muri 2024 imyaka 7 irashize kubera iki iyo myaka yose 7 kubera iki ubuyobozi bwa Adepr bwari bubitse ibaruwa kandi bukajya bubona bari kwitanga bari no kuhavugurura bikomeye bashyiraho amafaranga yabo kandi amafaranga yahubatse yari kuvamo ikindi kibanza ahandi hantu naho ikibazo kiri abaturage no urumva abahasengera abakristo wivuga abakristo baho ariko buriya mu Kristo ni umuturage ariko yinjiye mu rusengero bihita Kristo uyu mukristo na gatitire gatoya umuturage agumaho iteka ryose yego urumva ahantu bari gusengera ni mu Rukiri abambe basengeraga ni mu Rukiri ubu bari gusengera kuri sheri naho ni hatoya yego abakristo baho nabwo ni amashifti ni amashifti kuko ni hatoya na sheri naho ifite abaho na Rehobothi ko ni gatoya na Remera hafite ababo urumva nyine abantu babuze ayo bacira nayo bamira ikintu kibabaje abakristo cyane ni imyanzuro yafashwe n'ubuyobozi bwa Adepr itabamenyesheje itumva n'ubusabe bwabo bumvaga ko byari kugenda uteze bumvaga ko ibi bikoresho byibura babiha ahandi hantu bari kubaka hanyuma ya mafaranga yandi harimo n'abandi bari kuyatanga ayo mafaranga ni makeya harimo abakristo bayafite banayarengeje bari kubifata ibyo bikoresho ariko bakabiha bikitwa nk'aho babiguze ariko bakabiha ba bantu bari kubaka bene se cyangwa bene data bari kubaka bagafata no kuri ya mafaranga yandi yabonetse bakagura ikibanza ahandi hantu ariko ntureba inshuro nyinshi buriya ubuyobozi iyo buri gufata imyanzuro nk'iyi ikomeye uri gufatirwaho imyanzuro cyangwa umuturage cyangwa reka tubyita umukristo nimba Adepr iri gufata imyanzuro umukristo ukabona ari gusakuza buriya zamenya ubona inyungu z'imyanzuro y'ubuyobozi bwawe nyuma bagiye ubuyobozi bwacu bwiza bwagiye bwimura abantu mu bishanga abantu ngo bari gusenyera abantu ntabwo ujya unyura ahantu ugasanga ibishanga byari bite mwana byeruzuye amazi twizere ko aba bakristo ba Adepr bazabona ikiza cy'itorero ryabo yenda biri inyuma ubwo ubuyobozi bureba imbere ubuyobozi buba buri kureba bufite vision y'itorero bwo buri kureba kuri umukristo wari kureba ibi bikoresho ariko buriya hejuru umuyobozi bwa Adepr bwo bufite viziyo nk'iyo mu myaka nka 20 imbere mu gihugu ku buryo wakwemera igikoresho cya 25 ukemera kuri 13 kubera mu mufuka oya mu mufuka bwo yagiye mu mufuka ariko ntiwamenye ngo ni uwuhe mufuka oya reka twizeye amafaranga y'abakristo mwene amafaranga bari umuvumo amavumo aya niyo yariye barayasengera ariko aya ntago umuvumo w'abantu bureka nkubwire kwiba ikintu cy'umuntu umwe yego birashoboka ko wagiheza ikintu cy'abantu benshi hano haba harimo abakecuru baba ku karago Imana yishimira haba harimo abapapa Imana yishimira harimo abasore abajeni Imana begera Imana amarira yabo ntago bigomba rwose okay abantu batwumva nabo baraza gushyira comment kuri ibi ngibi bakurikije ukuntu niyo mpamvu urusengero rwo mu Rukiri rwateje saga ku mpande y'abakristo ndetse na Adepr ni icyo kintu kibyihishe inyuma kibaza bicuza iki no kubera iki ubwo urumva aho hari watekeza nk'umuntu mukuru nimba urusengero rwari ibikoresho bifite agaciro ka miliyoni 230 nizo basizeho kandi noneho bazisizeho hari n'ubundi buryo rwari rumeze ubwo baze ibikoresho byose biriho bifite arenzayo n'ubundi noneho nimba wumvishe ko waje kurugura uwo mushoramari yazanywe n'umuyobozi umuyobozi bakamutumira mu nama ntayizemo rimwe ntayizemo kabiri mugani wa ntuza niwe ujya uvuga Pastor Claude ngo tekinike kwaje imenda haba harimo tekinike kwaje ariko ako kose nakaba gaciyemo ariko umurimo w'Imana urakomeza
umurimo w'Imana urakomeza ariko hano hantu nibyo nari ndikubwira hahita hazamo ibikomere ku bantu. Yego hazamo ibikomere kandi ntabwo Amarira y'ababyeyi ajya agendera ntabwo ajya agendera ubusa abantu babimenye kandi noneho they are innocent aba bantu uyizira mu rusengero agatura nk'uko wari uri kubivuga ngo turabizi ari abantu bakunda umurimo w'Imana kuvuga ngo umubyeyi yagenda akagurisha ihene ye isambu harimo umupapa ntashaka kuvuga izina wagurishije isambu mu cyaro araza ashyiraho avuga ati rimwe na rimwe abantu batari n'abarokore baravuga ngo nibwabujije bw'abarokore ngo umuntu wakunyaga n'utwaye wari ufite ariko hari abantu by the way bakunda umurimo w'Imana hari nakunda umurimo w'Imana karavuga ati kubera iby'Imana yankoreye nanjye ngomba kugira icyo nyikorera kandi kivuye mu bushobozi bwanjye. None turabizi ukuntu Adepr amahame yayo ari gutya n'umuntu ubu yirimo yimazemo igihe umuntu uzabona muri Adepr amazemo igihe atari umuvubuka atari umuntu uje vuba uzamenye ko umuntu akunda itorero rye kuko abaye adakura itorero rya Adepr amahame yayo araremereye cyane yarivamo akigeraho byoroshye. Urero umuntu wemeye kugumamo akaguma mu nuko arikunda kurikunda bijyana no kwitangira buri kimwe cyose umurimo w'Imana. Aba bantu rero basengera hano harimo ingeri zose hari nk'umuntu w'umukozi wo mu rugo wafashe umushahara w'ibihumbi 10,15 agakora 5,000 agatanga ayo mafaranga rero yagiye mu nda ya pasiteri cyangwa y'umushumba ntabwo yamuga ubuhoro buriya amafaranga kuyuriya amafaranga y'umuntu ubuhanuzi bwa Tojene bwaba bufite agaciro ubuhanuzi bwa Tojene buriya Tojene simbizi twe twivugiraga kuri iyi nzu na Adepr ntawabimenya Yesu impanura sindi no mu mwuka ndi mu mubiri natwe ibyo turi kwanariza ni mu mubiri bitewe n'ibyavuzwe kwanariza ibintu biri mu mubiri kuko ni inkuru yasakaye ahantu hose abantu bakabyibaza turavuga tuti reka turebe ko tujyamo imbere tukabona amakuru nubwo biba bitoroshye kugira ayo makuru ubona yego ariko mu by'ukuri mu bantu bahasengera cyangwa se reka tubita abakristo baho abo twagiye tuvugisha kuri telefoni ntabwo nyine bishimye ntibishimye nta n'ushaka kugira icyo atangaza kuri ibi uramuvugisha amarira akamanuka ntabwo bishimye kandi buriya nubona umuntu w'umugabo ababaye cyane cyane murabizi ko aba bantu banatinya kuvuga arakubwira ati sinajya kwitangaza amakuru kubivuga Imana yonyine bategereje Imana ariko ndabizi neza ko Imana ari buriya muntu uvuga ati ntegereje Imana ifite ukuntu ikorera utuntu twayo ibintu bikagenda neza reka tubashimire bamukomere Imana irahari kandi umurimo ni uwayo nta wawuvanga ngo imukundire. Abakristo mukomeze mukunda Imana mureke gukunda abantu mukunda Imana usenga umushumba nakureba nabi uzamenye ko Imana iri mu ijuru igukunda ubundi urugendo rukomeze kandi rugana mu ijuru. Yego ndagushimiye Sam Gakire wakoze cyane.